Tubaha ikaze mwese dukurikirana amakuru kuri iyi YouTube channel ya Star Technology. Aho muherereye hose tukomeje kubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi rero nkuko twagiye tubisabwa na bamwe, tugarutse tugira ngo dutangirane urugendo, ariko kandi tunakomezanya na bamwe batangiye kumininga iyi coin ya BitcoinLegend. Nyuma yo kubona yuko hari benshi bifuza amakuru ndetse ari na coin nanone tutazuyaza kumininga bitewe n'uburyo igaragara, tugiye kujya nayo tukoraho amakuru amwe n'amwe agiye atandukanye, tuyanyuzeho n'ubundi nkuko dusanzwe tunyuzaho amakuru yari yo yose. Muri kano kanya rero tugiye gutangirana na bamwe n'ubundi nkuko twabivugaga, ariko nanone tunakoreho incamake y'uburyo iyi BitcoinLegend yubatse n'uburyo watangira kuyimininga ubaye utaratangira. Ugutangira rero n'ubundi urabona hano ni application ya Google Play Store n'ubundi twafunguye. No gufungura application ya Play Store nk'ibisanzwe, ukaza hano hejuru aho usacingira izindi application nk'ibisanzwe, nanone ukandikamo BitcoinLegend muri aya magambo, ubundi ugakora search. Application ni iyi ngiyi n'ubundi nkuko mubibona, ifite n'iyi icon irimo kugaragara hano. Ni application ifite megabyte 16 ya storage, ntago ari zinini. Ubundi ukaza ugakora hano kuri install, nkuko n'ubundi bisanzwe twinstall ama application bisanzwe muri telefone zacu. Aho urategereza umwanya utari munini application itangira downloading. Aha bishobora kwihuta cyangwa se bigatinda bitewe na connection ufite. No, harimo ikibazo cya storage, reka tubanze tugikemure ubundi dukomeze. Okay, nyuma yo gukora installation rero turaza hano dukore open nk'izindi application zose. Nuko nguko ifunguka BitcoinLegend cyangwa se BCL mu magambo ahinnye nkuko bigaragara hariya. Hano ushobora guhitamo gukora login ukoresheje email cyangwa se ubwo ni email za Google cyangwa Apple. Reka duhitemo gukoresha email. Hano uraza wandikemo email yawe, ubundi ukore hano handitse next. Hano turashyiramo text ushobora kuza hano ukeneye kuyumva. Hano barayivuga ukayumva cyangwa se ukareba hano. Once again. Hano ugakora hano handitse next. Ubundi nyuma nukuza hano ukandikamo password uzajya ukoresha, ndetse tugakomeza nanone ukora next. Nyuma yo gushyiramo password nukuza hano ugakora next. Ugategerezaho akanya gato kugira ngo ukore login muri ino browser. Nukuza hano kuri notification tubonye ya email, ukemeza koko ko ari wowe. Ibi ngibi bikorera uko email yawe ifiteho second step
verification, ukaza ku mubare hano berekanye muri ino application, hano urabona ko ari 55 hano barimo kwerekana. Ukuza hano tugakora kuri 55 kugira ngo berekane ko biri kumacinga, undi tukagaruka kuri application BitcoinLegend. Ushobora guhitamo gusavinga password cyangwa se ntuyisavinge. Kagaruka nanone kuri ya email twahisemo bwa mbere ko dushobora gukora login ho, ukayihitamo. Ubwo ni iyi ngiyi n'ubundi twashyizemo, ni ugukoraho gusa ubundi ikahita ikomerezaho aho ngaho n'ubundi kuri iyo account. Hano rero application ya BitcoinLegend ni uko ifunguka. Aya ni amakuru ya mbere bakwereka, recommend code, aho urashyiramo code iyo waguhaye amakuru. Uraza ukoreho hano uyandikemo, ushobora gukora paste. Iyi code mbibutse ko urayisanga muri description y'iki kiganiro, si ngombwa gukoresha iyi ngiyi. Turaza kubereka iyo umukoresha iyo wabahaye amakuru muri description y'iki kiganiro. Hano barakubwira ko byamaze kuba completed. Please also complete your profile information. Ubundi ukore confirm, ushyireho amazina, real name, hano ni username, ubwo ni izina ushaka kujya ukoresha. Kandi duhere hano, uraza ukore kuri kano kamenyetso ka edit, wandikemo amazina yawe ya nyayo. Twibutse ko hano amazina ni ngombwa gushyiraho amazina ya nyayo. Nickname, dushyiramo nickname uzajya ukoresha iyo ari yo yose. Ushobora kwandikamo staro. Email yo irimo n'ubundi twe twayishyizemo. Recommend code ni iyi ngiyi, ari nayo muri bukoreshe wenda ku muntu ushaka gutangira mining. Urakoresha iyi code n'ubundi no yanditse hano, gusa turi bunayishyire muri description y'iki kiganiro ku buryo ushobora kuyihasanga ho nta kintu ukoraho. Ahubwo uraza hano ku gihugu, ukore select, uhitemo igihugu ubarizwamo. Ubwo icyari kirimo niba atari cyo ubarizwamo urabihindura. Twebwe hano ni mu Rwanda. Ubundi ushyiremo nimero ya telefone hano hasi. Nanone tubibutse ko bitewe nuko hano haba habanjeho 250, si ngombwa kubanzaho 0 kuri nimero ya telefone. Uhita uhera kuri 7 ugakomeza n'indi mibare isigaye. Bivuze ngo hano profile tumaze kuyuzuza, urakora back, profile yamaze kuzuzwa. Hanyuma rero igisigaye ni ugutangira mining. Gutangira mining nta kindi bigusaba. Urabona hano hari akagabo kaba kagaragaza yuko karimo gucukura. Gacukura, urebye mu gatuza urabona ko harimo logo ya BitcoinLegend ariyo irimo gucukura. Wowe icyo ukora buri masaha 24 uraza ugakora hano handitse tap this button to start mining for 24 hours. Buri masaha 24 niho uza ugakora kugira ngo utangire mining. Total account ni 10 niyo dufite, niyo utangiriraho. Hano urabona ko bitangiye mining. Ubu ufite 0.25 BitcoinLegend mu isaha nizo batanga. Uramutse ukeneye kureba izo batanga wenda mu gihe runaka kiruseho nko ku munsi cyangwa se mu minsi ngahe, ushobora kugenda ukuba na 24. Ahangaho 0.25 kugira 24 uhita ubona BitcoinLegend ushobora kubona buri munsi. Reka turebe. Ubonye ko ku isaha ni 0.24 batanga. Ukubye amasaha 24 ku munsi urabona ko uba ubona BitcoinLegend 5.75 buri munsi. Hanyuma rero ibi nibyo by'ingenzi by'uburyo watangira mining nshyashya hano muri BitcoinLegend. Uje ku mininga n'undi no gukora hano kuri ka kamenyetso ka Google, ugahita winjira muri account yawe. Urabona ko hano amasaha isatangira kwibara, hasigaye amasaha 23 n'iminota 58 kuko umwe n'amasegonda bimaze gushira. Hano barerekana
base mining kuri 0.25 Bitcoin Legend ku isaha niyo base rate. Ubwo ni mu gihe nta muntu n'umwe winjije, nkuko hano bimeze hariho 00. Ubwo nta muntu n'umwe wigeze winjiza kugira ngo bigufashe kuzamura mining rate yawe. Ibi rero byari bikeya by'ingenzi, tuzajya dukomeza n'undi tubaha amakuru update yose kuri no BitcoinLegend. Ibiganiro nakagaruka rero, mwari muri kumwe na Robert muri Star Technology. Mukomeze kugira amahirwe ndetse n'imigisha biva ku Mana.